kwizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Cecilia umurinzi w'abaririmbyi cyabimburiwe n'igitambo cy'Ukaristiya cyitabiriwe n'abaririmbyi baturuka mu makorali 16 yose ya Paruwasi Mimuri yaragijwe Mutagatifu Yohani Paulo wa kabiri. Ni ibirori kandi byizihijwe kuwa gatandatu tariki ya 22 Ugushyingo. Padiri mukuru wa Paruwasi Mimuri akaba n'umuyobozi w'abaririmbyi Narcisse Rurenga yavuze ko nyuma y'impano yo kuririmba umuririmbyi ari wa muntu w'intangarugero mu bantu bose. Usibye kuba uwo muririmbyi asanzwe n'umuntu afite impano yo kuririmbira Nyagasani, uwo mukristu tumwifuzaho kuba ari intangarugero, gatanga urugero rwiza rw'imibereho ye, mbese ku buryo ubona ko ari umuntu werera abandi imbuto, bamutangaho urugero rwo kwitwara neza, mbese akaba umuntu mwiza ubanira abantu bose. Emmanuel Dushimimukiza wa Maria Alice na Maurice Ngirinshuti ni bamwe mu baririmbyi baganiriye na Radio Maria Rwanda nyuma y'ibi birori. Bose bahuriza ku kuba bariteguye neza uyu munsi wa Mutagatifu bisunze ngo kuko kuwizihiza bibaha imbaraga zo guharanira kugera ikirenge mu cye. Banashimiye kandi Kiliziya y'abahitiyemo uyu Mutagatifu Cecilia ngo babere urugero rwiza maze ubuzima bwo kwitwa abaririmbyi bukabaryohera. Twamajije kwifatanya nk'abaririmbyi bagize Paruwase ya Mimuri, tumanza kubyigaho duhereye mu makomite y'amakorali. Twakoze umwiherero tukajya tujya kwiga indirimbo, tukagera n'umwanya wo gusenga tunazirikana ku byaranze Mutagatifu Cecilia. Bidufasha kunyura mu buzima yaciyemo, cyane cyane byamuranze, natwe nk'abaririmbyi tukifuza kuba natwe twatera ikirenge mu cye. Uyu munsi ikintu kinshimishije nk'umuririmbyi wimazemo igihe kandi ufasha n'abaririmbyi no gushimira Kiliziya yahisemo no munsi kugira ngo abaririmbyi nabo ibereke ko bazirikana ndetse ikabahitiramo Mutagatifu Cecilia kugira ngo abo umurinzi w'abaririmbyi mu buzima bwabo bwose bamurebereho ababera urugero. Uyu munsi kandi nishimira ko mu myaka maze irenga 20 ndi umuririmbyi, byabaye ubuzima bwiza, byabaye ubuzima bwanryoheye. Umuyobozi wa mpuzamakorali ya Paruwasi Mimuri Jean Chrysostome Nizeyimana agaruka ku mibereho bwite y'amakorali by'umwihariko ku mikoro yifashishwa mu kugura bimwe mu bikoresho by'umuziki. Yavuze ko gusenga biza imbere y'ibindi bikorwa byose bibahuza. Ni ubukristo ariko bugendanye n'ibikorwa, hakabaho gukora ku baririmbyi kandi tuzi ko babikora. Iyo twakoze tukagira inama tujya n'abayobozi b'amakorali, tukaza tukabivuga mu makorali, amakorali abishyira mu bikorwa, abaririmbyi kandi bakanabyumva. Mbere na mbere rero icyo dushyira imbere ni isengesho no kuririmba. Mu makorali hano dufite amakorali 16. Hari amakorali akodesha ubutaka bagahinga bagakuramo ibyo bakoresha mu bigendanye na muzika. Hari n'amakorali buri kwezi agira icyo atanga bagashyira mu isanduka yabo. Nuko rero bagenda biyubaka. Mu butumwa bwe kandi Padiri mukuru wa Paruwasi Mimuri akaba na umuyobozi w'abaririmbyi b'iyi Paruwasi Narcisse Rurenga yavuze ko kuri ubu hari bikomeje kubangamira iterambere ry'ubutumwa bwo kuririmba birimo n'ishyari, maze asaba ko ryo kimwe n'indi mico itari myiza byose byakwirindwa. Hari kijya kigaragara rimwe na rimwe, dusaba Nyagasani kugira ngo ajye kiturinda ishyari ribi rigaragara hagati y'amakorali, mbese agasa naho abereyeho kurushanwa. Ntibumve ko mbere na mbere abereyeho gukora ubutumwa muri Kiliziya, ukabona basa naho barushanwa. Ndetse ikindi kintu kijya kigaragara, bafite iyo mpano, bafite n'ubushobozi bwo kwigisha indirimbo, harabubona mbese batabikorana umutima wa gikirisitu, ubona babikora bishakamo inyungu zabo ku giti cyabo, mbese ukabona ntabwo duharanira rya kuzo rya Nyagasani. Ibyo byose ni ibintu mbona bibangamira ubutumwa bw'abaririmbyi kandi dukwiye kurwanya. Twuye no gusaba Nyagasani kugira ngo iyo mico mibi ayiturinde. Paruwasi Mimuri ya Diyoseze Gatolika ya Byumba ifite amakorali 16 agizwe n'abaririmbyi basaga 452. Mutagatifu Cecilia umurinzi w'abaririmbyi bisunga akaba mu buzima bwe yarazwiho ibintu bitandukanye birimo gukunda Yezu, kubaha ababyeyi, kumenya guhindura abo batavuga rumwe, kumenya kubwizanya ukuri no kwemera gupfa zira Imana. Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda, Diyoseze ya Byumba muri Paruwasi ya Mimuri.